Iyo tuvuze ihohotera rikorerwa mu ngo, tuba dushaka kugaruka kuri rya hohotera koko ribera hariya munsi y'igisenge cy'inzu twita urugo cyangwa umuryango, haba harimo umugabo, umugore ndetse n'abana. Ihohotera ryo mu ngo rishobora gukorerwa umugore, rishobora gukorerwa abana ndetse rishobora gukorerwa n'umugabo. Ariko noneho iyo tugarutse ku ngaruka zaryo, dukunda kubona ko buriya ihohotera ribaye mu muryango, ubundi umuryango buryo iyo ushinzwe, igikurikira aba ari ukugira ngo umugabo n'umugore babane, ariko noneho bashobore no kwicungura, bashobore kubyara, bashobore kugira abana. Akenshi iyo umuryango uba mu ihohotera, iyo umwe ahohotera undi, usanga za nshingano zo gufasha Imana kurema, usanga rimwe na rimwe zitagenda neza, cyangwa se bazikora babyara ariko ntibashoboye kurera. Aha niho rero usanga ihohoterwa ko rikorerwa mu ngo, usanga rigira icyo rigabanura ku mubano w'umugore n'umugabo ndetse n'abana, ariko cyane cyane ibijyanye no kumvikana, kujyana muri byose, guhuza urugwiro. Ubwo ndashaka kugaruka noneho no kureba na kera gikorwa cyo gutunganya amabanga y'urugo, usanga bihononekarira, noneho bitashoboka ugasanga rwa rukundo rurabuze burundu, noneho ugasanga wenda bashoboye kuba bahura nk'umugabo n'umugore bakaba babyara, kubera iryo hohotera riri kuzana amakimbirane mu rugo, ugasanga ari umugore ntiyishimye, umugabo ntiyishimye, ariko n'abana bakaba bahagwa kubera gukurira navuga muri ya makimbirane.